mu cyaro uzarebe nk'ubu ngewe nshobora gukora umujyi content zihari ni zimwe ndi umutekamutwe ndi umukire ndi umupangayi ndi umdirandi nyiri tuntu two mu mujyi nyine turaho nagiye guhaha nagiye banyibye bantu burya ariko mu cyaro dore ndi guhinga ibijumba ejo ndi kumanuka ku kinuze gutya kijerekani uyu munsi noneho nanashyizemo kaje uyu munsi ndi kwenga urwagwa ejo ndi kuyinywera iki mutobe uyu munsi ndi kuragira ihene ejo noneho ibyinshi ari ibintu byinshi mu cyaro haba abana n'imico myinshi itandukanye kandi abantu benshi izo content ntibazikoze twabaga turi muri ghetto ngewe na Titi noneho ngewe ubwo buri gihe tugateka yari sheri wa Titi twaba twatetse nk'inyama buri gihe zigisha kwa kuntu ugiye kumva gutya gete tumubona tungutse buri gihe tukimuka aho twagenda aho tukajya kubona arahageze nabwo dupfa kuba twatetse inyama gusa dupfa kuba mwatetse inyama gusa yahitaga homererwa kubunya nganda bizi sibanga ugenda ubwira abantu ndizanga uzani bishanga hora uzapanga mpanga aho nitwa bwana ugenda uvuga ngo ndikabwana mu mutwe ndumwana no mu bagabo mbanganje amanwa ese kubona ndira nikibikumarira kunzitira basi biguha inzira. Oh yes, alright. You are welcome on Sean Fab Official once again. Urashare kumwe nanjye registered midwife Fabrice Iradukunda, the God of women, save mother and child, lady use of the noted maternal death in Rwanda, family planning counselor, premarital counselor, pre-marriage counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane. Alright, nkuko rero mubibona aka kanya dufite umutumirwa turi kumwe muri sto zacu. Yes, wenda tudatinze cyane watangira wibwira abadukurikiye hano imbere kuri cam zacu. Banyita Kanji Chris. Kanji Chris, uzamurijwe cyane kugira ngo abadukurikiye babashe gukumva. Numvise ahubwo uri kubaho ibintu bijyanye n'iby'abagore uyu munsi ibyo tugiye kuvuga ariko ni n'umunsi w'abagore we. Umunsi w'abagore se sejo bundi? N'uyu munsi. N'uyu munsi. Sha wallahi. None kugira ngo wemere wumve ko ibintu amata yabyaye iki ifo. None ubwo birangiye. No ndagira ngo uwibwira abantu badukurikiye Kanji Chris ubundi ni muntu ki? Kanji Chris ni umuntu ukina comedy nyarwanda. Yes. Yeah, wenda sinzi nimba barebaga kuri Smart Guys Comedy Style muri Gasikiri. Ndakeka no kuri Kanji Time na Ngaru Move naho. Yes. Okay, no wenda tudatinze tutiriwe dutinda cyane wabwira abantu badukurikira urugendo rwawe kuva utangiye gukora comedy kugeza kano kanya. Urugendo ndavuga ko navuga ko wenda narutangiye 2019 iri gusoza gutyo wenda muri mashuri nayo bikoraga biri aho ngaho ku ishuri bisanzwe gutyo. Ariko nagiye imbere ya kamera umunsi 2019 mu kwa 12 gutyo. Kwa 12. Niye video ya mbere wakoze? Video ya mbere nakoze subo ndayibukara. Video ya mbere ntabwo nayibuka neza ariko unyibonye gutya ndayibuka. Alright. Uyibonye gutya urayibuka kano kanya. Yes. Noneho kugira ngo wenda dufashe n'urubyiruko rurimo kubyiruka kano kanya. Ese ubona comedy ubu level igezeho kano kanya? Urubyiruko ni igiki ubona cyarukuramo? Okay, comedy rero ni umwuga kimwe n'indi ushobora gutunga umuntu kuko hari benshi
utunze cyangwa watunze n'ubuhamya burahari. Ni ibintu bimwe kuko nta kintu na kimwe umuntu yajyamo ari shuwa neza ko kizamutunga bitewe nuko uragerageza bigakunda, byose nyine ni ukugerageza. Rero ubwo komedi wayikoze ni umwuga wagutunga ukanagukiza kimwe n'indi myuga yose cyangwa n'utundi tuzi twose duhari. Rero ubwo umuntu ayikunda nta kibazo birimo kuyikunda akanayikurikirana akayikora, iterambere ye rwose ryazagerwaho nta kibazo. Right, mwamwumvisha bamwita Kanji Chris, the Chris. Watubwiye ngo wakinaga muri Gasiki ukoraye hose sibyo? Abantu badukurikiye bose bamaze kugusobanukirwa kano kanya. Ese ubundi comedy zawe zishingiye kuki? Urabizi hari comedy nyinshi zitandukanye, hari stand up, hari one man show, acting nyinshi cyane. Acting zazindi ubundi twakoraga amavine ariko bari kugenda bigabanyuka ari gutya amakoza gusubizanya gutya. Ko gusubizanya hari akantu gatoya nigeze kumva k'abashumba mukora. Kara kantu mwagatekereje gute Kanji? Ibintu rero byinshi kuko abenshi urabona twakundaga gukorana n'abantu bo mu cyaro cyangwa hano mu nce z'inyuma nyine mu gihugu gutya ariko zo mu byaro gutya. Kandi urumva abantu bo mu byaro nk'abana kenshi usanga bararagiye inka, niyo yaba utari umushumba cyangwa benshi wabo baga wenda ntibafite inka nyinshi cyangwa wenda baranazifite ariko usanga abantu benshi bafite inka boroye. Ubwo rero ibintu byinshi dukora rero ni byinshi byo mu cyaro, umva byo tugasubiza abantu nyuma muri ibyo bihe, ukavuga ati uko twajyaga kuragira byaga bimeze bite. Wigeze uragiraho? Nge nararagira. Oya ubu nararagiraga. Ngewe ukuntu byagendaga hari umusaza wari ufite inka. Rero twebwe twari dufite inka ebyiri gusa. Ngewe ubwo byaga nkaho njyanye inka mu zindi. Nge najyanaga inka mu ziwe. Nari na muto nabaga nateze bya danje, namanukanaga inka mu gitondo nkasambira akazuba kako niko gatangiye kunkubita. Nafite imyaka 13 akazuba gatangiye kunkubita wandisinzire akambwira ati sinzirira aha rero mu gahuru. Ngenda komeje n'ingaruka mpindukiye ncyuye ndaguhamagara uze dutahane nyine bwo nuko ntago beje sinarajya ariko nyine mu bintu byo mu ishyamba ndabizi kurya ibitoki byaho inkwavu n'uduki twose byo nabikoze. Warabikoze none kano kanya ubu mubogeze ku rwego rwiza kandi runashimishije buri muntu wese ukeneye kudevelopa impano ya comedy ashobora kubashyiraho. Kanji Chris, hari akantu gato wabwira abantu badukurikiye mbere yuko dukomeza ibindi? Akantu nababwira kajyanye na comedy basi basekamo akantu gato. Yes, ugafatwa igicukucuku gicumbugacuka nk'icukugacuka ncumu nciye mu gice cy'umwasi. Bayasubiramo ako kantu twumve. Gasubiremo igicukucuku gicumbugacuka nk'icukugacuka ncumu nciye mu gice cy'umwasi. Wallahi bamwita Kanji Chris, the best man, the best comedian ever, wallahi. Kanji Chris, hari ikibazo tugiye mu buzima busanzwe? Nta kibazo kabisa. Nta kibazo. Mu buzima busanzwe ukunda iki? Bijyanye nkunda comedy, kuririmba na football. Yes, ukunda comedy. Mukanya uvuza akantu ndakeka umuntu wese wakumvishije kugira ngo azagasobanukirwa azagasubiza inyuma nk'inshuro nk'eshanu cyangwa 10 sibyo? Yes, the Kanji noneho kano kanya watubwiye yuko ukunda no kuririmba. Yes, hari akantu gato wabwiye waririmbira abakunzi bawe bagukunda. Indirimbo se ubu yabariye gato cyane katarenze. Indirimbo kandi mukanya hari akari munahoze ndi kuririmba. Ajya ninde muntu ufite indirimbo
umuntu ufite indirimbo nshya ni benshi cyane. Hariya The Ben arayifite True Love ewana yembera itangira gute itangira gute Pretty Girl oya turimbira ku kawe basi harya nkera nayo ifite indirimbo ariko sinzi ntago zibuka ariko saba amakomedi igihe cyose muzahora mudusetsa ibintu byanyu byose zaba ari komedi. Okay, kanibuka kano kubunya nganda bizi sibanga ugenda ubwira abantu ndizanga nguzani bishanga hora uzapanga mpanga aho nitwa bwana ugenda uvuga ngo ndikabwana mu mutwe ndumwana no mu bagabo mbanganja amanwa ese kubona ndira nikibikumarira kunzitira basi biguye inzira. Right, mwita Kanji Chris, the best comedian. Kanji Chris, iryo jwi ko numva rirenze. Kareka nago. Bose abantu badukurikiye bandike muri comment batubwire ibyari byo, sibyo? Batubwire ibyari byo kugira ngo tumenye basi ni okay cyangwa ni no. Batubwire. Ariko ufite vocal ya fresh. Sibyo? Kugerageza ni uko iyo ukunda ikintu rega uragerageza ukanamenya aho gato. Yes. Bana kuvuga ngo nkunda iki ukibona hari umuntu akuvuga ngo nkunda umupira. Yes. Namuga ngo mbwira abakinnyi babiri ngo mbona mbireba gusa. Ati mbona mbireba gusa. Uragerageza wenda ntubimenye nk'ababikora ariko ukagerageza ukamenya. Yes. Kanji Chris akunda ihendyo. Endyo inyama. Ukunda inyama. Urumushi? Oya. Ako wanza ndiwe. Ngenda nabarusha. Uranabarusha. Yego. Briseri. Yes, ni inyama ukunda. Zose. Noneho kuba ari inyama. Ni inzoka wayirya. Njyewe ubundi nabibonye wenda. Ukagenda ukayizana ntabwo narya. Ako ndi kurya ukaza ukamwa ngo icyo kintu uri kurya ni iki. Numva biri kundyohera. Nakomeza rwose nkakomereza. Alright, bamwita Kanji Chris, muramwumva neza cyane, arababwiye ngo akunda inyama. Nibyo biryo bya mbere akunda. Nushaka kumukora surprise uzamutunguza inyama. Nukuvuga ngo ubundi bajya bavuga ngo ubundi iyo ushaka imbwa witwaza amagufwa cyangwa inyama, sibyo? Uhita uyifata. Nanjye nshaka. Nawe bazagufatira. Bafatira kuri. Oh yes, bamwita Kanji Chris. Kanji Chris. Mu buzima bwawe kuva ubayeho kugeza kano kanya waciye mu bintu byinshi, uca muri music, uca muri comedy, n'indi life yawe tutashatse kwinjiramo kano kanya, sibyo? Ese ubundi ujya ugira imyizerere? Ndayifite. Ubundi nta muntu utagira imyizerere, ishobora kuba mibi cyangwa iri negative n'iri positive biterwa n'ikintu, ariko ubu ugifiteho imyizerere runaka. Noneho ikintu wizera wewe mu buzima bwawe wumva yuko ari cyo cyagukorera ibintu byose cyangwa cyayobora isi n'ikihe? Ikintu nizera ko ikintu nizera ko yes, kugira neza n'amahoro icyo bibaye kubaho neza bishobora gutuma ubaho neza bibaye kabisa. Yes, wamwita the Kanji Chris ngo kugira neza no kwimakaza amahoro n'amahoro byatuma umuntu abaho neza nta kibazo. Oh yes, bamwita Kanji Chris. Kanji Chris, hari indirimbo wigeze ushyira hanze? Zirahari ariko nka zingahe? Senizingara niyo dufite indirimbo gutyo ukayikura muri studio wenda twebwe kwasohoraga kwa prodinga ni nkeya ni nkenyera nkenye ako ntago zo nta muntu wenda iyo abantu bazi niyo twakoranye na Mukadafu yitwa gute? Yitwa Nkunda waduye agapera zenge kurangira mbaye umuhanda ngende ndimamike
Oh my baby nzabana nawe unsize sinabuwande. Love me, I love you. I want to be your lover. Uringeni only you. Yeah. Ngwiyo buri gihe turi kumwe numva ndi mu yindi si umutima wanjye warawutwaye. Ngwigira hino mwibirakanga karuta yandi ugukunda kunda 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 nk'ibyo oh yahise ati nkunda. Iyo ndirimbo muyandika mwashingiye kuki? Twashingiye twebwe njyewe urumva nje ako kantu niko konyine twari dufite ubwo nje numvisha akabiti nga ndi mu rugo sinzi na beat sinzi ni yari banza yari free beat ndavuga ati hano bashyiramo utunura ushyiramo noneho tujya tuva Kibungo tuje Kigali kwa Tracks Ray tuje kuri coding indirimbo na Mukadafu ariko iyo ndirimbo tuyivuze baratubwira ati wa iyo ntago nyishaka nanjye nayo mfite ako konyine ngigira hino ibiraka agakarasi gusa ntabwo ati se twakikoreye avuga ati nta yindi se nyina avuga ati ariko ngiye hari akantu mfite mureke mwumve ndakaririmba ndavuga ati ako ngako duhita dushaka n'inzu narebye nta bintu byinshi nari mfite urumva ariko ni ibintu byo kubwira umuntu aze mukundane agukunde. Uramwita Kanji Chris umuhungu wanyu mukunda cyane. Kanji Chris hari abantu benshi wenda bakumenye mu mavideo menshi agiye atandukanye mu makomedi wagiye ukora muri Gasikiri n'ahandi henshi hagiye hatandukanye ariko cyane cyane wamenyekanye muri Gasikiri kurenza ahandi hantu sibyo? None niye video wowe wumva ubwawe yakuboostinze? Yes. Nyibuke video zo kuvumbira yidira oya no video bita umukobwa w'igisamo umukobwa w'igisamo muri make wenda baciremo uko script umukobwa on script yari imeze twabaga turi muri geto njyewe na Titi noneho njyewe ubwo buri gihe tugateka yari sheri wa Titi twaba twatetse nk'inyama buri gihe zigisha kwa kuntu ugiye kumva gutya gete tumubona tungutse buri gihe tukimuka aho twagenda aho tukajya kubona arahageze nabwo dupfa kuba twatetse inyama gusa dupfa kuba mwatetse inyama gusa yahitaga homurirwa abakomediye kwere. Yes, mu Rwanda hari umuhanzi ukunda? Mu Rwanda shaba benshi pe ngiye mu Rwanda ngeneye ukunda kurenza abandi bose mu Rwanda sarahari. Yes. Ubu ngo ngewe kera nakundaga abahanzi ugasanga nkunda Riderman ugasanga nkunda ngo Dream Boys ugasanga nkunda Bagisa underground bonana nabakundaga cyane ubusanga ariko akenshi yewe nkunda indirimbo kurusha abahanzi cyangwa ukaririmba ndagakunda abo muri iminsi busanga nkunda Ukama Keniso ariko cyane no bukano kandi natuvugana nihe ndirimbo ufata nk'ibihe byose mu Rwanda? Yewe mu Rwanda indirimbo nakunze namavuga indirimbo ndazyaga numva wenda azasira ngo Uruyenzi izo nkunda numva nkunda Uruyenzi ya wa Mungu witwa Gisa Kingana indi subuni na neya warumagaye Victor Rukota Victor Rukota izindi nizaba medizo twese tuzihuriyeho kandi urumva indirimbo nge nikunde ntago ari iz'abantu hari indi ndirimbo bitaga
ya T-Rock bitaga ngo Amerika ngo basogokuru warabatwaye Amerika kudusigira umunyu n'indorerwamo dutwara ntago abantu benshi nayo baba bazi abantu benshi ntago baba bazi iyo numvaga turimbo turaho yes ufana umupira w'amaguru yes mu mupira w'amaguru none iyo kipe fana mu Rwanda muri Afrika i Burayi mu Rwanda nafanaga pe mu Rwanda nafanaga pe ngo oya ubisubiremo neza wafanaga none hose ubu ngubu irahindura birabicanganya n'ubu usibye ko ikipe yakundaga n'ubu ubwo umpitishemo hagati ya wenda ya Rayon na Pe nahitamo Pe ariko ubu ngubu mu Rwanda urebye kimwe nuko mfana Etwari yo mu rugo noneho ariko gusa ngewe ikipe iyo yasohotse yose yari ikipe yo mu Rwanda mba numva nishimiye ko itsinda kabisa yaba ari Aperi yaba Rayon ngewe mba numva nishimiye ko itsinda tu Aperi njya kuyanga numva imbabaje nkumva nyivuye muri Afrika nuko yagendaga isohotse yasohoka bikarangira bipfuye noneho igeze hariya mu Burundi kabira dusebeje iradusebeje navuga nti ikipe nayo rero eri kubanteza birangira gufana ndagenda yimba nyiretse ariko i Burayi ho fana Chelsea ubundi iyo niyo kipe umutima irakina mba ndi kwireba ndi no gutira gutufana Chelsea yambara umweru n'ubururu kandi ufana Aperi yambara umukara n'umweru ntago simbizi ukuntu byaragenze ariko Chelsea yewe Aperi iyo sinzi ukuntu yenda yanjemo no kwakunda ukura ibintu bikurimo Aperi yo sinamenye ibyanziyemo wenda nari umwana nakundaga umupira nkiri umwana natangiye gukina umupira mfite imyaka nk'ikenda noneho Reyo yo nakinaga 7 9 oya 7 10 na 11 mwanyita wari ukirimo kutubwira nuko nari nkora no Chelsea yo muri za 2012 turagiye hari abana bo muri quartier rero bo bajya kureba umupira binafanaga wo mu Rwanda iyo hanze nyumva nkabo mbumva gutyo kamwe umupira mu Bwongereza ngo ukuntu buryoshye ngo uri kugenda ngo ukuntu bugaragara agateko nanjye wazajya kurebara bangiyo Chelsea yakino kuko bo niyo bafanaga yake nanjye ubwo niyo nahise mfata ronda fana ndayireba icyo gihe baradutsinda rero twaranganyije n'abandi bibiri bibanza ubwa kabiri subira ubwo nyine guhera ubwo nahise njya nkijyana noneho nyuma nani ibyumweru 5 biciye kumve kuntu nahise nyikunda baradutsinze ndarira narumna ndarira kabisa Chelsea niyo mfana Barcelona ese ukureba urebye mu gihugu cyacu niye ekipe ushobora guha amahirwe ko yasohokera igihugu ikaba yakitwara neza Aperi ifite ubushobozi ni nayo wenda umuntu yajya ahitamo na kenshi ariko sinzi ikibazo kibamo igeze hanze y'igihugu nanone Reyo mba nifuriza amahirwe yuko yazagira nk'amafaranga njyewe industry zose numva zakagize nk'amafaranga tukagira imana ibintu byose bikajyamo amafaranga ikintu umwuga umuntu ahisemo ukamutunga wenda nimba nka Reyo nyine nkakura kumva bitaraba stable kumva ngo Reyo ntago abakinnyi bahembye ngenga mu kwezi kumwe ngabiri urumva wapi ku ikipe nyine utumva ikuze uri muntu agira inzozi umuntu imba ari umunyarwanda bumva yagira inzozi zo kuyikinamo urumva izo nzozi zawe z'abantu ziba ziri gupfa kuko urumva ushobora kuyikinamo iyo nakaba ari wowe bibaho ntuhembe kandi ubuzima bw'umuntu bugomba kugenda bigakomeza rebaze abantu batari guhembwa bari ku rwego rw'ahandi wifuza baze kubona inzozi zawe abantu badahembwa kumva handi ushaka kugera n'abariyo ntibahembwa biba bikiri ibintu bumva igize amafaranga Reyo yanabikora kurusha Aperi ntago no kubeshya kurumva igigerageza kabisa Reyo igigerageza kazana n'abanyamahanga bazima babishoboye sinzi bananayihiye
aperi ikazana abanyamahanga ikabaha amafaranga ashoboka ibintu byose bibifite ariko bapi ngo yagiye Burundi ngo Vitaro yayitsinze aho igiye hose ngo bayitsinze aho igiye kuri raundi ya mbere ni hiviramo ko wumva wapi si wamwumvisha mwita The Kanji Chris. Alright, muracyari kumwe nanjye Sean Fab Official once again. Kano kanya noneho Kanji Chris ndagira ngo wenda turi mu buzima busanzwe reka dusubire mu gisata cya comedy usanzwe ukora umunsi ku munsi sibyo ubona muri East Africa comedy yo mu Rwanda iri ku ruhe rwego comedy ijyanye n'ibi byo kuri YouTube yaba stand up ndakuvuga muri rusange apana wenda kuvuga ngo ni comedy stand up cyangwa comedy ndakeka acting iri hejuru cyane nuze stand up yes mu Rwanda imeze neza inarusha ishobora kuba iri no kurusha acting muri iyi minsi kumenyekana stand up muri iyi minsi kubera ira Genesis stand up mirasha acting comedy muri iyi minsi kabisa nta n'abantu bari gukora amavayini menshi bari bagiye mu bintu bimeze nka filime comedy abantu bose basa nkaho bayiretse bari gukora ibintu comedy imeze ariko nka filime ari nka filime gutyo rero kuri East Africa u Rwanda ndakeka rukiri hasi kuri comedy tu ariko nanone ntabwo ruri inyuma ruri wenda abagande n'abanyakenya bashaka ko ari bo bonyine asa nk'abaturusha ariko twebwe ntabwo irabana international by the way muze comedy yacu usibye batha bagiye bari barazamuyeho gake nabo byasuye roko cyane ntaba comedy tubona ngo basohokeye igihugu bagiye hano wenda bamwe na bamwe bajya basohoka wenda twagiye tubona bazubi comedy tubona bigakeya ni nka rimwe mu myaka ibiri cyangwa mu mwaka sibyo nabande urumva ko tugifite urugendo rurerure ni igiki noneho wowe wasaba ministeri ishinzwe siporo ndetse n'imyidagaduro cyambere nuko hari ibintu bishoboka bagakoze wenda sinzi ngo na RDB ayitizamo babona abanyarwanda n'urubyiruko rugukoresha imbuga nkoranyambaga cyane ariko izo mbuga nkoranyambaga nyinshi dukoresha nta nimwe iri monetize mu Rwanda nta nimwe yemewe mu Rwanda kuba yaba monetize noneho urumva mu bintu twirirwaho yagakwiye kuba binabona neza babyumva abantu nta na kimwe cyemerewe guhembwa mu Rwanda bisobanura neza abanyarwanda kugira babyumve neza icyo bita monetize hari icyo bita YouTube partner program yes kuba monetize niyo ni YouTube na Facebook irahemba ariko Facebook byasaba ko ukina ibintu bitavuga uko ikinyarwanda ntago bakimonetize TikTok irahemba ariko mu Rwanda ntago yemewe ntago baganiriwe na yemererwe gukora mu Rwanda ku buryo bajya bamonetiza abantu bo mu Rwanda noneho urumva nuze YouTube ntago yemewe ntago nyine yemewe kuko amaadi ntacamo kandi ayo maadi niyo atanga amafaranga mu Rwanda ntayacamo urumva rero bareba uburyo babyigaho urubyiruko rwo gukoresha izo mbuga nkoranyambaga cyane bakajya babikora bikanabyarira n'umusaruro bakabona amafaranga bakanabigira n'akazi ka buri munsi kuko akazi karabuze urumva bakimbira imirimo byaha akazi urubyiruko rwinshi cyane rwinshi bisobanuye ko minisiteri bifite mu nshingano igomba kugerageza igakora ibishoboka byose kugira ngo n'abanyarwanda babashe gusora kuri ayo matunda izi social media turi kwirugwamo turi kureba ziri kugira ibiki zibe zinadutunze basi turi kuzirwaho gutya kuko akenshi usanga wenda nka YouTube cyangwa se ibindi bintu na TikTok urayifunguye ariko uyifunguye bigize wenda nk'inyamahanga atari inyarwanda ni ubwo kujya baguhembe kandi nabwo iyo uyishyizeyo
akenshi audience itigabanyuka ku rwego rwo hejuru kuko urumva bitatangiye kurekomandinga abantu bo mu Faransa abantu bo mu Bwongereza abo bantu iyo baba kuri komandinze ntibakureba kuko urumva ntabwo ururimi baruzi cyangwa niyo content yawe ntabwo bari bayimenyereye ariko iri monetize mu Rwanda ba bantu bakurebaga nibo bakomeza kukakureba urumva na ya mahirwe yo kubona kuri amafaranga urayabona kuko hari abantu benshi ba uploading ibintu bikarebwa cyane bakakwiye kuba banabona n'amafaranga menshi ariko ntabwo nyine biri gukunda ariko ubwo hari impamvu wenda baba babirimo n'ubwo nabo baba babireba nyine n'abahanga. Yes, Kanji Chris ku bintu bijyanye n'umuco nyarwanda hari ikintu cyo bimenyaho umuco nyarwanda ntarega nta muntu abazi ibintu byose reka nta kintu ngenda byose ndabizi. Ese mwebwe nk'iyo mukora comedy ni iki mukora kugira ngo umuco nyarwanda ubashe kuba watera imbere? Tujya dukora twebwe ibintu mpangara tuyikora kweli mpangara ukabwira umuntu wenda ibintu bijyanye n'igitutsi ariko kirimo ubusizi nka bya navuze nyine biriya. Hari akandi kantu gatoya wababwira abanyarwanda? Kagumurege ngikagugu nikugegena ingene yangu mya mugonga bagangurije mugonga ikakugeza kwanguka mukatigwa mukagigana utigugugaga. Yoyisi bamwita Kanji Chris baramwumva aracyari wa wundi muzi. Niba ari ubwa mbere ubonye Kanji Chris ndagusabye man duhe like ewana ushyiremo agatima muri comment wishimira umuvandimwe kubera yuko turi kumwe kano kanya namubazaniye bamwita Kanji Chris. Okay, Kanji Chris ugira urukundo? Ndarugira. Yes. Wigeze ukundaho? Narakunda. Hari inkuru y'urukundo yigeze kubaho ibabaje cyangwa ishimishije? Hari ibabaje. Alright. Muramwumva bamwita Kanji Chris ngo hari inkuru y'urukundo. Yes. Yahuye na ibabaje none yagiye kudusangiza kano kanya. Kanji Chris umwanya n'uwawe kugira ngo ubwire abantu inkuru y'urukundo kuko buriya iyo uvuze ikintu hari benshi bakigiraho bakakiboneraho isomo kikaba developa mu bundi buzima rusange. Okay, wenda tudatinze cyane wenda wasangiza abadukurikiye kano kanya inkuru yawe y'urukundo yakubabaje? Njyewe nta byarambabaje ariko nyine njyewe narigaga ku ishuri nigaga twigaga dutaha. Njyewe nigaga mu mashuri bita groupe scolaire. Yes, cyangwa ni muri interina wiga utaha? Oya ntago ari muri interina. Next year. Yes. Noneho nakundaga kwiga ndiga ngeze mu wa kabiri ndivamo. Mugenda mukarana bwa ntago ndi busubira yabwa ati ukubera kidasubira ku ishuri ngati rero urabona ariko uncanga amafaranga menshi ngo namenye ibi ngo nagize ibiki ndi kumubeshya. Ndabwa arambwa ati tugende ku ishuri ndamubwa ati ntago nzasubira ngiye ntabyo nshaka. Arambwa ati okay sawa bireke ndabireka ari mu gihembwe cya kabiri tugiye gukora n'ikizami nigaga mu wa kabiri. None ubwo mu wa kabiri umwaka ubwo sinajya mu bintu byinshi. Umwaka wagiye gushira nararambiwe abana bajya ku ishuri bajya ku ishuri ngiye nkasigara muri quartier nkisanga nigeye nta mwana turi bukine ntacyo. Mu kwa mbere byarageze ngiye wageze ku ishuri imbere ndagenda ndiyandikisha ndasibira. Sibiye bo mu mbere barimuka niwe wabagamo no mukobwa rero araza yicaraga imbere yanjye yicaraga nkaha njyewe nicara twaricaranaga. None ubwo ngubwo twaba twicaranye tuganira udustori afite n'umusheri wiga muri B njye niga muri A. None ubwo tugatera udustori hajya numva tukisekera ruyigisazi nyine rigiza kandi njyewe nagiraga isoni ntanareba n'umuntu mu maso. Ariko twaba twaganire nkakuganiza njye abavuga ngo ndasetsa nyine nkananirwa musetsa. None ubwo twatera story
njye ubwo nka saa sita nkitahira njye sinaryaga ku ishuri mama narambwaga bizane njye ntabwo ndi burye ku ishuri sawa akabinzanira ku ishuri yangabira umwana uje ku ishuri saa sita akabizana njye ngahita njya kurya kwa mushiki wanjye yabaga ku kigo none ubwo ngubwo byarangira tukajya tugira gutyo none simenye ngo uko namukunze simbimenye nyine wenda yajya tubwiye ko akuna umuntu akererwa nabuze amahoro ngani ntago ari buze n'umuntu karabanje kandi numva byo simbyiteho nyine nkaya numva ari ibintu bisanzwe nyine ngumva ntari bi numva nyine ni kwa kuno hangaye arihera nkahita njya nko ku ruzitiro nkareba ipfu nkabona ntari kuza ubwo yaba yakerewe no kwigarakarakana namve bene wapi none ubwo ngubwo hashize iminsi ubwo twajya tuganira nkamubwira ati kere wawe se bimeze gute amakuru ibiki nimubaza amakuru ya Sherive ati akayambwira ngo ujye ubura kwivugira aho nari ikigoryi ndi ikidage ngejeje ntabwo nakambi andi njagara ndaho ndi mukave nduyigisazi mbaye mukinisha turaho none ubwo ngubwo birangije rero mu gihembwe cya gatatu igihe cyose twavugana nkamugata ahantu wa gatatu se kutazaba gihari amugani kubera ubwoba nyawo bati baze none atagarutse ahamwe ati nzabona agiye kuko tugiye kwimuka nyine nzaba nanjye kangati ntari none bigeze mu kwa 10 dufunze turafunga nyine barambwira ngo yaragiye ngo agiye ngo nimba ngo uzakirehe kuko najyaga mva gusenga nkaca ahantu aba nkamubona nko ku muhanda rimwe na rimwe mara igihe ntanamubona nta nomero yiwe ngira ntabwo urumva nimba yarajya kuri Facebook namwandikira bapi noneho ndasara nageraga nkaha urumva ndi kwigira ahantu abantu bitaga mu rezo nigiraga kureba filime nkagira nkaha nkabona umukobwa nkahariye ahita mbona niwe ijana ku ijana nkavuga ngiye kumusuhuza none mubwira ati wamuginga wifata ugende ntanabizi nta no kumbwira byatone ko twisetsa nkatanya kwisetsa namwegera nkabona siwe ibyo naga numva bitabaho nkavuga ati hoya agariwe nkavuga ati nasaze nkigendera nagera imbere nabwo nkabona undi nabwo nkabona ni nkaba ninjiye nko mu gafilime none nabona nk'imodoka iciyeho nagiye nkarompuye kwirebera nka match nkabona imodoka iciyeho nkahita mubona mu ikirahure ari uri ku ruhande avuga ataragiye Kigali atagiye Kigali aragiye ni nejo nkahora mubonamo turafungura hagati Imana ishimwe njya ku ishuri ye kumva inkuru ngo ntago azagaruka nagazagaruka kuza kwiga kuri icyo kigo ngo agiye ni Kigali one haziga shana ati ngaho rero zinyumiyeho namaze ibyo bintu byamaze iminsi sinzi ukuntu nabonye sinzi umuntu wambwiye umwana twiganaga azi Kigali we afite famille ambwa ngo aba hafi yaho ngo za Kabusunzu amanimero ye turavugana kuko nta kintu ari kumubwira turavugana neza nagati mwana naragukundaga pe ntabeshye mubwira ibyo bintu byose aranseka angati mwana nanjye bisere naragukundaga ti wowe ubwo none nabyo wambwiye urumva ntibyari bigikunze ko twakunda yari yarigendeye ibyo byo yatumye basi we namvuga nti ntago ntongera kumujya mubona cyangwa ngo mbiri byahise biranyanye ndavuga nti abwo nawe yankundaga uwo ni sawa wenda ntari ako nyine wibaza ibyo bintu kukubaho umuntu waramukundaga gutyo nawe agukunda ariko ntubimubwire nawe ntabikubwire kuko wari uzi ko ngafite undi muntu bakunda ariko ati yaba ibintu by'inkundo biragira
ibishimishijeho nakunze umuntu turakundana n'ubu turakundana n'ubu murakundana bisobanuye yuko uri mu rukundo kano kanya yes undi muntu se akeneye kugukunda ntago yakaza umuntu ushaka kunkunda umuntu ushaka kunkunda se umuntu ushaka kugukunda arubwo yarinda bazi umuntu ushaka kugukunda kahita gukunda cyangwa kagukunda aba yaragukunze yabe ya bintu bire barabeshya yes nasanze urukundo ntagaragato ntabwo ari ikintu umuntu atekerezaho ngo yishyiremo ujye kwa ngo ntago wakunda umukecuru ngo ntago wakunda ngo umuntu ufite urugo ngo ntago ngo wakunda ngo umuntu ugize iki wapi ahubwo hari igihe uba warahuye n'umuntu ukunda wowe ubundi kuvuga ati uyu niwe muntu nkunda kabisa nta rundi rukundo nsigaranye ndumva nkunda urumva noneho ibyo ntago wongera gukunda pe ariko iyo utarahura nawe uwo ruguyeho aba ari yaba yarubatse yaba ari umusaza yaba ari inde barakutuka bakenda no kubita ariko urakomeza ukamukunda ibyo yagukora byo nta n'umuntu wakanga umuntu ntago bibaho niba byo bavuga ngo umugore ngo ahubwo kugira ngo ibangane woye kumva ngo umwe yishundi ibyo byo birashoboka umwe agapfa bikagira ariko ntago yakwanga mushobora gushwana mugashwana makagiriye undi akagiriye ako mwahura yabona uri kumwe n'undi muntu ibyo ngibyo biba no ku bantu baba ex batanakundanaga ibintu bya danje ariko umuntu wakunze undi ntago bijya bikunda ukundana n'undi wa undi yagaruka yagusaba imbabazi ho gake ukisanga mutangiye gukururana baba nibwo nawe mukamurashwanya ukigumana na wawe nawe nawe mukashwana urukundo nta so wowe Kanji Chris ukurebye wenda muri no generation tugezemo sibyo ubu kano kanya wenda Farimerse yise ngo ni generation Z ngo ni Z ngo ni yanyu sibyo niko yayise wowe iyo urebye neza muri generation turimo urubyiruko uko dukura ubona urukundo rukiriho urukundo nta nubwo rizigera rurushira abantu babana kenshi bakundanye oya aba bana bashaka aba bana bo kenshi ubu ngubu wenda aho bigeze ntabwo babana bakundana ariko urukundo rwo rurahari nabo bantu babana badakundana bafite abandi bakunda byanyabyo bakaba batabanye ko impamvu zabo bwite cyangwa indi mpamvu zitambitse wenda cyangwa kutumvikanamo cyangwa kutabyiyumvamo babyishyiremo amenye cyangwa kutakira ukuri wakire ko ukunda umuntu byakira uvuga ati nibyo azankora byose ndamukunda kandi nawe arankunda kandi akenshi ubusanga umuntu ukunda gutyo nawe agukunda kenshi nose Kanji Chris muri iyi minsi turimo akenshi hari icyorezo navuga nka hari icyorezo kiri gufata kenshi abantu barimo gushakana muri ino minsi akenshi usanga umuntu abana n'umugore cyangwa se umugore akabana n'umugabo ariko nyuma y'ukwezi kumwe abiri bakabakoze divorce ubona ibyo bintu biterwa n'iki ntago baba bakunda cyangwa baranahubuka kuba ugiranye n'ikibazo nose amezi abiri divorce ubwo mwarashwanye ryari divorce ba yaratangiye ryari ushwanye n'umuntu uyu munsi ejo ugiye gusaba divorce ubwiwe n'iki kejo wundi utazamubabarira ko bibaho nyine hari igihe umujinya ujya urumva ukagukuramo ushobora kuba umuntu ari inshuti yawe kuba ari inshuti yawe mukagirana ikibazo uyu munsi wenda tukaragukubise cyangwa araguhemukiye wenda murwane ntaribi ariko nyuma y'uko murwanye ntuhite uhamagara polisi wowe ugenda ubanze wicare numara wenda nk'iminsi ngaho bitekerezaho uzahamagare polisi ugati umuntu yankoreye iki cyaha iki n'iki none Kanji Chris wowe ubona ari iki gishobora kuba cyakomeza ingo zino minsi mbere na mbere yuko abantu babana cyangwa bakundana n'abantu bakundana byanyabyo nako cyangwa mbere yuko bashakana babe bari inshuti nimba umuntu munabana cyangwa mukundana mu b'inshuti mujye muganira cyane bana bandi bashakana bahurira mu buriri bahura nijoro nta biganiro bavugana nta bindi uwo nguwo mugiranye n'ikibazo uwo yanagufungisha ariko nta bintu byinshi bamuhuriyeho reka ntabyo
akenshi tubona abantu benshi bateretana ugasanga bateretanye ukwezi kumwe amezi 2 gusa bakaba barabanye. Ibyo byaba ariko gusa ahubwo ubona ibyo bintu bifite garanti byakunda. Nta kintu kidakunda ariko ahubwo ngiye ikintu ngiye mba ndi kuvuga abantu nimba muri mukundana mureke kuganira, ntago urukundo ntago ari muzaya muganira iby'urukundo gusa, mu b'inshuti rimwe na rimwe mujye mubaho n'inshuti zisanzwe muganire nk'inshuti zisanzwe mu b'inshuti ye. Uwo nguwo abakuzi nawe umuzi mukanamenyerana, uwo nguwo aba ari umuntu wawe, niho mugirana n'ikibazo agahita yihutira ngo divorce ngo ndamwanzi we oya anabitekereza ko batora muntu muzi gutya ateye gutya n'imbibi byabaye bimeze gutya kandi umuntu no gukunda buriya nose ni gake wenda wakuma umuntu arakoze divorce n'umuntu none agashaka gusubirayo bakanasubirana ariko barakoze divorce cyane rwose bakongera bakanasezerana, urumva baba barakubutse. Yes, barakubutse. Divorce ni ibintu wenda umuntu apanga, wenda umushwane utahe nawe atahe, ujye mu rugo witekerezeho numara ukwezi wumva ukibifite mu mutwe ujye kuyisaba. Yes, bitewe na kano kantu twari tumaze kuganira, nize nama wagira urubyiruko kano kanya ruri kubyiruka? Urubyiruko narugira inama wenda umuntu ukora umuntu uri kubyiruka ikintu akunda agikurikire kandi agishyiremo imbaraga. Ibyo bintu bizamufasha kubaho atavuga ngo ngiye nakundaga ibi ngo sinabikora ngo nyuma njya muri ibi ntibyankundira. Ikintu ukundi iyo cyanze nyine avuga ati nabikunda kuko anagereza mu bindi nyuma, ariko warabanje icyo ukunda upfa kuba waragiyemo ugakora cyane. Iyo byanze nta kintu wishimye uvuga ati nakundaga ibintu mbijyamo ndakora cyane biranga kangerageze n'ibindi, ariko ibyo ukunda warabikoze. Kanji Chris, ujya ushobora stand up comedy? Sasa nayishobora, ariko nayishobora mwana, nayishobora ngo dutere brag brag ntabwo nayitera. Ese brag ngiye nayitera brag barayipanga mwana. Ira bintu ntago ari ibintu watera nkuko kamwa ngo utera brag nkavuga ngo nagiye mu gikoni ngo nshyiramo umunyu ngo urashya ngo bigenda gutya wapi barayipanga. Ese si brag ntago ari brag arayipanga nakaga ati nzabwira ibi nite mbihindura ni nka script uvuga ati bitewe n'abantu bite mbihindurira hano ukabatungura we uko utabatungwe ntibaseka. Yes, wamwumvisha bamwita Kanji Chris, muracyari kumwe nanjye registered midwife Fabrice Iradukunda, the god of women, save mother child, lady of neonatal and maternal death in Rwanda, family planning counselor, premarital counselor, pre-marriage counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane, ariko mvuze akantu gitwa umugore mbaba nuri ukisetsa. Ubanze ukunda abagore nuko mbafite nuko bafite ufite abagore nk'abangahe? umugore umwe n'umwana. Yes, amwita Kanji Chris. Ubwo noneho twe twari dufite gahunda yo kukwegera ubwo dukureho cyangwa amahirwe aracyari munyegere mumbwira ibi bakwegera kubwira ibindi. Support ya mbere no kunshyigikira bakajya bareba ibintu byanjye. Yes. Ya kabiri ushobora kumpa amafaranga, ya gatatu ushobora kungira inama. Ya support ni nyishobora kumaho kuba ushobora kugucaho ukampara ifuti. Support ni nyinshi. Yes, Kanji Chris, wenda wagiye ukora ama comedy menshi y'ama acting, ukora ku macano menshi cyane, none kano kanya umuntu ugukeneye kugira ngo arebe ibintu byawe ubu tuvugana yagukura he? Muri iyi minsi rero ngiye ndi gushaka gukora channel yanjye ariho iranahari yitwa Kanji Time, niho ndi kugerageza gushyira utuvideo duke nubwo ntaratanya gukora kurumba kora bisaba ibintu byinshi, ntabwo ndabona ibikoresho n'ibiki, ariko ndi kwizera ko Imana nibimfashamo misiri imbe nzandi gukora cyane, ndi gukora gake ku bikoresho nabifite, ariko Imana nibimfashamo mu misiri imbe nzandi gukora cyane.
uzaba uri gukora bansanga kuri Kanji Time channel yanjye Kanji Time ngo bajyaho bagakora subscribe kujya tuzajye akavido nzayakiraho bakabona. Yes. Kanji Chris abantu bakunze voko yawe hari akandi karimbo ufite hafi base wongera bakiriyeho ubundi bimukanye tubasezerere karirinze none katekerezaho gatoya indirimbo yanjye se yaba yawe cyangwa ni y'abandi nta kibazo. Ubundi byibuka ubundi hari nk'indirimbo nyinshi zitaranasohotse ntari no kwibuka ubu ngubu ngo naririmbye muri bikira ijyamuzabi yabo simbizi emisemu onundi naeza isi nguonaye ntiyamaye mvaga nzaona iti arya mabiliyoni amana wamaye ite nk'ibyo reka ndekeraho ngaho. Kanji Chris iyi mpano yawe kuki wayiryamishije? Impano nta mpano mwana nta muhanzi ukennye uba gukora indirimbo birahenda urumva gukora video na audio kandi ushaka standard nziza akaba abantu babibona babone ko uri mu bigori ugakora ibintu byiza indirimbo nziza audio nziza biba bihenze amafaranga nta n'ahantu uri bujye kuyakura. Ubona mu Rwanda dukeneye cyane ku buryo tutabona abantu bafata abahanzi bafite impano bakaba babazamura. Ni imyumvire gusa ibura gusa nanone no mu makategori yose akabona ibitaramo bikaboneka n'umuntu rega afasha umuntu azi ko hari ikintu azabona mu bitaramo bibonetse byinshi abantu bakabona ibitaramo biri kuboneka byinshi naba abahanzi bahita babona bafasha ko babumva ko bose bagiye kugira inyungu ko n'ibyo bitaramo biboneka abahanzi bakabona amafaranga abantu bashora mari bakabona ko harimo ibiceri bafasha abahanzi n'ukizamuka ugize impano wese bakaba bamufasha kugira ngo babona bazamukoramo akazi. Okay, none se Kanji Chris utekereza ko ibyo bitaramo byategurwa n'abandi? Bitaramo byategurwa n'ababishinzwe abantu hari abantu none se reka nkubwire video ubumbaje ngo video zikorwa n'abandi hari abantu hari umuntu bashinze ngo wowe ukwiye gukora video comedy ntawe ahubwo abantu ku giti cyabo bumva nyine babikunze kuko buri kintu cyose kiba gifite umuntu ugikunda ushaka no kuzagikora ugifite nk'inzozi abo bantu rero bazabishyira mu bikorwa babigerageze babikore abahanzi babona akazi nabo babone inyungu bashaka abo ngabo. Nano ikibazo cyo mu Rwanda abantu benshi bashaka gushora bahita bagarura amafaranga kandi biragoye. Tuvuge wenda kuri YouTube turi gukorera umuntu aza akaguha akazi kuvuga ati kandi ndakuzi ukora comedy iguha akazi umurere njye mbere na mbere ntabwo views ntabwo nziri na amahirwe ushyira ikintu ku isoko wowe ubwawe ku giti cyabashimye iki kintu cyiza tugishyire ku isoko kesawa n'abantu nimba batakirebye ukaza ugatumwe ubanze kubireba ngo ngo nta amafaranga ngo wapi wanze kubireba jewe nakoze nibyo washakaga ndabikora ako ndenganya none se barahita babireba abantu niba nazi ushoye rimwe ushaka guhita wunguka n'amafaranga nkayo washoye uwo munsi nta n'umuntu ibyo bintu bijya bibaho wenda bikaba ni amahirwe ariko ku bantu benshi barabizi ko ikintu cyose ukoze bisaba kwihangana wenda ibi ngibi ntabwo bimeze wenda nk'iduka wenda tuvuge ngo ushoye miliyoni wenda nuhombora moto wase ariko uracyakomeza business uraburi guhomba gakeya muri iyo minsi ya mbere n'umuzungu ibi byo nimba ushobora gushora miliyoni ikagenda yose ikagenda yose ariko nawe ugiye kugaruza ushobora kuba utashoye ukinjiza ya miliyoni kimwe nuko bibyanga ibintu byose ni kimwe rero nkanjye uvugisha ukuri gutyo nta muntu wamakaza uvuga ati oya ati burya byanapfa gahita bivamo ashaka kumutera injuka akamubwira kuri iyo business igomba gukunda byanga byakunda bizakunda ubundi byapfa akatanya kumubeshya ngo numubeshyi
ngere nkubwiza ukuri bigakunda mubera inyangamugayo. Yes. Kanje Chris, nizihe nama wagira urubyiruko rwifuza cyangwa se rufite impano cyangwa rwiyumvamo kuba rwakora comedy nk'uko nawe uyikora? Umuntu wiyumvamo kuba yakora comedy agerageze ayikore. Barakurindira ngo hari umuntu ushatse umuntu muri quartier ufite telefone nziza wafata ko comedy isa nabi ariko ibigaragara umuntu akubona akakumenya yari ibintu byiza bagenda babireba. Barabireba kugira ngo ube wicaye waba ukora ibyo. Imana yawe ujya no kujya imbere n'uwajya gusaba ubufasha ujya no kujya imbere ya kamera waramenyereye. Akabona kubizi. Ese ubona comedy yatunga umuntu cyane cyane cyane. Okay, wenda mu Rwanda n'abantu benshi tuzi yagiye itunga ariko se sobanura umwana ufitiye gahunda yo kuvuga ngo yakore comedy. Abantu benshi bamuca intege ati reka ibyo bintu urimo wapi. Musobanura uburyo ki ashobora kwinjizamo amafaranga. Kwinjizamo amafaranga rero nta kundi. Na YouTube gusa byanakunda tu. YouTube gusa kugenda ugakora video nziza ukauploadinga ufite channel yawe ariko yawe umuntu wese uzaharanire kugira channel yawe ibyo uzakora byose. Noneho ubu kuuploadinga video abantu baji ikiba kibura uyu umaze kuuploadinga ni Imana ibikiramo umugisha abantu bakabireba. Iyo babirebye amafaranga rwose ajya ukayabona. Yes, udakoresheje se YouTube channel. Udakoresheje YouTube channel nta yindi platform. Mu Rwanda ama platform ntayo. Hari ama website. Ako iki gihe kubera YouTube ihari abantu ntago bajya ku web ntago barabimenyera ngo bajye ngo kuri web ngo tujye kuri website ngo yanuze ngo wenda tuge ngo nyakso ngo yande tiyo turebe videos. Bigoranye. Okay, Kanje Chris, wowe ubwawe ubona ari iki kibura cyangwa ari iyihe mpamvu ituma comedy ahanini kuri stand up wenda n'urugero kuri stand up ikorerwa mu mujyi wa Kigali gusa ariko mu ntara ntibe yakorerwa cyangwa yanaba ikaba gake cyane? Abantu bo mu ntara sinzi ukuntu ibintu bigize. Ariko ngewe nzi ko kera abantu bajyaga baterana kenshi kandi uri ni ngewe ndi umwana nzi ko nge muri quartier uri ni mugoroba ababyeyi barateranaga bagakoma ingoma bakabyina. Biraho abana babyina biga kubyina ugasanga bafite itorero ryo mu mudugudu. Buri mudugudu ukaba urifite bagaterana. Urumva abafite impano zose bari buzerekane. Rero ndumva n'ubundi no mu karere cyangwa mu turere aho kujya bategura ibirori basi n'abaturage nabo bakanabyamamaza mu baturage bakajyayo nabo n'abaturage bakajyayo. Abana bakagaragaza impano naho nibamara kubimenyera. Nago nyine ikibazo nuko bataramenyera abantu bo mu ntara ntago barayimenyera. Nuko utamenyera se cyangwa ahubwo nago mu bibamenyereza mwebwe mukora comedy? Ntago ari ukutabibamenyereza kuko none nka YouTube ntago bari babimenyere kuyireba cyane nyine ku buryo nakurikirana seri ngo nikoya bayimenyereye muri za covid na nyuma. Rero n'ibindi nabyo urumva abantu bowe nabo mu karere no kuko ni baba bafite amasare cyangwa abantu bari mu turere bajye bategura ibitaramo bakabikangurira abaturage kuza. Niba bari mu kagari cyangwa bakareba abo bantu bakina comedy kuko twe kwishuri twarazikina kandi abantu bakishima. Wenda bizi neza cyane none uburasirazuba byari byarafashe indi ntera mu bigo by'amashuri usanga baba ama spectacle bakanishyuza abanyeshuri bakishyura ndetse n'abaturage bahanze bakaza bakishyura. Ese ubona ubundi tuzi neza yuko ubundi bihera hasi sibyo? Ntago wategura show muri arena
basi utarigeze utekereza uri umwana muto wiga segonderi ngo negura agasho gatoya mbonemo 200 yo kuba nagura irindazi mu gihe akabunga kananiye, ubona biterwa n'iki ibyo ibintu rero twebwe aho kugira ngo bigende byaguka imyidagaduro cyane cyane ibi ni ibintu byose umamuna biri kwaguka mu Rwanda ntacyo iterambere ahantu hose kugenda rihagera rwose uva hano i Kigali imibero ugasanga imeze nk'irusizi ugasanga ntabwo bitandukanye iterambere risa ahubwo ariko industry yo igenda ahubwiza gutya ibantoya ngo kera ndabizi kera gusanga amaradiyo mu ntara ari gutwika mu ntara hari ibikorwa bitwika ukumva basani bo mu ntara batwika ibintu byo mu ntara biri fresh kabisa ubona sawa byo mu ntara ariko nta kintu cyo mu ntara kandi mbere wasangaga mu ntara hari gutwika kurenza ni Kigali ugasanga naho hari imyidagaduro no mu ntara nta myidagaduro nta na miki nta bahanzi bakibamo na bose ubwo bahita bazi Kigali ntaki urumva ko minisiteri ishinzwe imyidagaduro ndetse na siporo iracyafite urugendo rurerure kandi nimba ari ibikorwa remezo wenda bibiri Kigali bitari mu turere cyangwa mu wenda abantu bakurikiranye aba ari ibihe ntabyo sinzi ikibazo mu ntara nta bikorwa bihari ibihe amastudio gusa nibyo nabyo birimo amastudio wenda tuge za radio abakozi biki abamamaza ugasanga bose bibanda ku bintu by'Ikigali byinshi usanga industry ahantu niho iri buze kubiri bukuru abantu bakeneye ibyo bintu kuko nitwe twese nibyo tuba dukeneye kubaho kwamamaza twigeze gukorana ikiganiro aravuga ngo ubundi content zisigaye mu cyaro kurenza mu mujyi noneho ibyo bintu mbyibazaho ibyo bintu wabisobanura gute mu cyaro uzarebe nk'ubu njyewe nshobora gukora umujyi content zihari ni zimwe ndi umutekamutwe ndi umukire ndi umupangayi ndi umdirandirodi nyine tuntu two mu mujyi nyine turaho nagiye guhaha nagiye banyibye bantu burya ariko mu cyaro dore ndi guhinga ibijumba ejo ndi kumanuka ku kimeze gutya ikijerekani uyu munsi noneho nanashyizemo kaje uyu munsi ndi kwenga urwagwa ejo ndi kuyinywera umutobe uyu munsi ndi kuragira ihene ejo noneho ibyindisha ari ibintu byinshi mu cyaro habaye abantu n'imico myinshi itandukanye kandi abantu benshi izo content ntibazikoze numva rero niyo mpamvu umuntu avuga ngo mu cyaro niho hari content zo mu cyaro ni nazo ariko ziba zikunzwe niyo bumva ariko ari nayo iryoshye ubuzima bwo mu cyaro abantu benshi baba barabayemo baba banashaka no kubwiyibutsa Kanji Chris wowe ubwawe wamenyekanye ukorera mu cyaro ntabwo wigeze umenyekana urimo gukora mu runo mujyi wa Kigali turimo kano kanya sibyo nize nama wabwira abantu bari mu cyaro kandi bafite impano abantu bari mu cyaro bafite impano ibintu dukora ubaye ugize impano ukaba ufite kamera n'imashini uri mu cyaro wanakica n'abantu wanaducaho ugakomeza icyo waba usabwa we ni ugukora cyane ikibazo ukakora video imwe ngo ntabwo bayirege ngo agize views ebyiri nyine dufite amacano menshi wowe ukora bazakureba barakureba kabisa barakureba wowe ukora ibintu biri ku murongo kandi bagiye kureba bahera hasi kandi bagiye kureba bahera hasi kandi nanone ibintu byawe iyo biri ku murongo byanga byakunda baba bazabireba alright muramwumva neza mwita Kanji Chris gira ikintu ubwira abadukurikiye kano kanya kuri YouTube channel yacu ya Sean Fab Official hanyuma ubundi tubasezere ikintu nababwira no kuvuga ngo nishimiye kuba ndi hano mukomeze mushyigikire Sean Fab nawe agira ibyo abona izi miliyoni azaduhaho hano imbere ya kamera nagira na miliyoni nawe ayiserebure nka Rocky yaba ari sawa
kandi nanone mwese mwitonde mubeho neza, mbifurije ubuzima bwiza, ndabakunda. Alright, wabwita Kanji Chris. Muri kumwe nanjye Registered Midwife Fabrice Iradukunda, the God of Women, Save Mother and Child, Lady Yusuf Neonatal and Maternal Death in Rwanda, Family Planning Counselor, Premarital Counselor, Pre-Marriage Counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere. Ciao, ciao, ciao.